Nitwa Padiri Jean Robert Rubayita, nkaba ndi umuyobozi w'ibijyanye na roho muri iyi centre ibanga ry'amahoro. Aha turi duhagaze hari ubusitani nk'uko mubireba, ubusitani bwegereye chapelle. Ubundi chapelle hano dufite ni chapelle eshatu. Hari chapelle nini y'abakristu, hakaba chapelle twita chapelle d'adoration perpétuelle dukoreramo ugushengerera guhoraho, hakaba n'indi chapelle yo mu rugo igenewe amasengesho y'abapadiri. Hano turi rero iruhande rwa chapelle niho hateganyijwe kugira ngo hazajye imva ya Padiri Ubaridi akimara kwitaba Imana. Diocese yasanze ariho hantu hakwiriye cyane cyane ko iyi mva irebana na chapelle yakundaga kuvuga, muzi ko yakundaga gushengerera. Yatekerezaga ko byaba byiza chapelle yubatswe ahantu hareba ikiyaga cya Kivu, kandi natwe dusanga ibyiza ari uko imva ye yaba nk'ikiganza cyereka abantu chapelle bagomba kujya gusangamo Yezu, nk'aho yagize ati singiye ukiza ni Yezu ni mu musange. Nicyo kimenyetso cy'imva iri kumwe na chapelle. Iyi mva yubatswe hano cyane cyane kugira ngo abasura ibanga ry'amahoro bashobore gusabana na Padiri Ubaridi ku buryo bwa roho, basura imva ye, bamusabira, basabira n'uyu mushinga ukomeye Nyagasani yamuhaye gutangira ugomba gukomeza. Aha rero harasurwa, hagasurwa cyane cyane ku minsi y'amasengesho akomeye, ariko ubundi iyi centre isurwa buri munsi. Buri munsi haba gahunda yaho. Aha ngaha hari ubusitani bunini abantu bajyamo bakisanzura, bagasenga bakurikije icyabazinduye. Hari iminsi igenewe inzira y'umusaraba, hari iminsi igenewe ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, hari iminsi igenewe rozari. Urebye kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatandatu tugira isengesho rya rozari, kuwa kabiri tukagira isengesho ry'ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, naho kuwa gatanu tukagira inzira y'umusaraba. Nk'uko mwabibonye, amasengesho yose ahera kuri iriya shusho ya Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho. Hari ibirango byerekana aho abakristo banyura. Iyo ari umunsi wo gusenga isengesho rya rozari, bafata iriya nzira mwabonye ya rozari. Yari umunsi wo kuvuga ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, banyura mu nzira y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Iyo hari umunsi w'isengesho ry'inzira y'umusaraba, banyura muri iriya nzira yindi mwabonye y'inzira y'umusaraba. Harimo ibyapa nk'uko mwabyiboneye bigenda biranga aho bavugira amibukiro. Icyo ntibutse kuvuga nuko kuwa kane nabwo tugira ishapule ariko ya Roho Mutagatifu. Hano ku ibanga ry'amahoro nta nyubako nyinshi zari zahaba, ariko zirateganyijwe. Inyubako zihari zigizwe n'inzu mwabonye y'amazi amwe. Hano hari umwanya w'ubusitani abantu basengeramo, ariko kandi hari naho twageneye gushyira inyubako zimwe na zimwe, nk'uko byakunze kuvugwa mu guhitamo aha hantu, guhitamo ibanga ry'amahoro. Bashatse ahantu hari umusozi wegamiye ikiyaga cya Kivu, koko umuntu yicaraho yareba amazi akumva n'ayo mahoro asakaye ku mutima we. Muri uru rugo abaza kudusura dukunze no kubereka
inzu Padiri Ubaridi yabayemo iminsi mikeya mbere y'uko ajya mu rugendo, ari nabwo nyine yagiriyeyo uburwayi bwahitanye ubuzima bwe. Iyi nzu mureba y'amazi amwe ni inzu yoroheje yari yarifuje guturamo, yifuza kubaho mu buryo bworoheje, uburyo budashamaje. Yubaka akazu rero koroheje akabamo, kari karimo ibyangombwa, meza akoreramo, icyumba araramo, aho yogera, ibyangombwa by'ibanze, akayibamo kandi akayishimira. Nyuma yaho yaje gutekereza ko habaho n'ibiro yakoreramo. Niyo nzu muri kubona ifite amabati atukura, ariko iriya yo ntabwo yayimenye kuko yayubatse ari muri Amerika mbere y'uko arwara. Yoherezaga ubutumwa ndetse n'ubushobozi, akavuga uko yifuza ko iyo nzu yamera, irubakwa, ariko ntabwo yagize amahirwe yo kuza ngo ayibone kuko yahise yitaba Imana. Uyu munsi rero n'ubundi yakomeje gukora icyo yayigeneye, niyo irimo ibiro by'abakorera ubutumwa hano. Ikintu Padiri Ubaridi yashyizeho umutima na mbere y'uko yubaka chapelle, harimo izi nzira nk'uko mwazibonye, nk'uko twazibasobanuriye, ariko hakaba n'aya mashusho abakristu bakunda gusura bayasengeraho. Hari ishusho ya Bikira Mariya mu mwamikazi wa Kibeho mwabonye, hakaba ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe, hakaba ishusho ya Bikira Mariya umwamikazi w'urukundo mureba hano imbere. Ahangaha abantu bakunze kuza, cyane cyane ababyeyi bakunze kuhasengera. Hari abahaboneye ibisubizo by'amasengesho yabo, cyane cyane ababyeyi bifuza urubyaro, batabonye urubyaro, bakunze kuhasengera, kandi hari ubuhamya bugaragaza ibisubizo bahaboneye mu masengesho bahavugiye. Ubundi ibanga ry'amahoro rigizwe n'ubutaka bunini bugera kuri hegitari 25, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo zari zakoreshwa kubera ko inyubako nyinshi ziteganywa zitari zatangira. Hagati aho ngaho dukoresha ubusitani mu buryo bwo kuhasengera gusa hanze, ariko hateganyijwe nyine ko hazubakwa byinshi mu byo mwagiye mwumva. Nk'uko twabivuze kare, kiliziya ifite amashusho ayibanziriza mbere yo kugera kuri kiliziya, iriya chapelle yacu nini. Mu ruhanga rwayo neza niho mufite iyi shusho ya Bikira Mariya umwamikazi w'urukundo, dukunze kwifashisha mu masengesho cyane cyane y'ababyeyi basaba urubyaro, kandi nk'uko twabibabwiye hagiye hagaragara ibitangaza byakorewe benshi mu bahasengeye. Hano rero tugira inyubako nkeya, ariko zimwe n'izi ngizi mureba imbere yacu. Hari urukarabiro, turi mu gihe cya Covid, twubatse urukarabiro kugira ngo uwinjira muri uru rugo wese abanze kwandikwa mu gitabo. Nyuma yo kwandikwa mu gitabo apimwe umuriro, nyuma yo gupimwa umuriro yerekwe urukarabiro akarabe intoki, narangiza ashobore kujya gusenga aho ariho hose, yajya muri chapelle, yajya mu busitani, ariko abanza kunyura ahangaha hari urukarabiro. Hari abashinzwe kubyitaho, abasekirite barabidufasha, n'abandi bakorerabushake babidufashamo. Hari iriya nzu yera, niyo Padiri yabayemo, y'amazi amwe, yayibayemo igihe gito.
gato mbere y'uko ajya mu butumwa muri Amerika. Ubu ngubu nta kindi ikoreshwa, iramutwibutsa kuko yayituyemo, ikaba ikinze ariko irimo ibintu yayisizemo, ibitabo, imyenda n'ibindi. Yifuje kuyituramo amaze kwimukira hano ku ibanga ry'amahoro, ariko nyuma yaho yashatse naho azajya akorera ubutumwa, kubaka biro azajya akoreramo, cyane cyane yakiriramwo abantu bamukeneye. Niyo mpamvu icyo gihe ageze muri Amerika, mbere y'uko afatwa na buriya burwayi, yohereje amafaranga yo kubaka iyi nzu mureba ifite amabati atukura, kugira ngo azayigire ibiro. Irubakwa, irarangira. Nyuma yaho gatoya nibwo yafashwe n'uburwayi bwamuhitanye, ku buryo rero ntabwo yashoboye kuyikoreramo, ariko icyo yayigeneye cyarakomeje. Ubu ngubu niho twifashisha nk'ibiro, tuyikoreramo, niko kazi kayo, niko ikora. Aha tugeze rero ni ku ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Ubusanzwe iki gice turimo ni igice dukoresha abantu bacecetse ntawe uvuga, kubera ko turi kuganira mbasobanurira, turavuga ariko ubundi nk'uko mubibona bahanyura bacecetse. Aha rero niho za nzira eshatu zihurira zose. Wanyura mu nzira ya rozari, wanyura mu nzira y'ububabare bwa Bikira Mariya, wanyura mu nzira y'umusaraba, zose zihurira imbere y'ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Amasengesho akahasorezwa, cyane cyane buri munsi dusoza dukoresheje isengesho ry'impuhwe z'Imana. Tukaba rero iyi shusho dukunze kuyikoresha dusaba. Abakristo benshi bazamuka esikariye mugiye kubona hano bapfukamye, nkuko muri buze kubibona handitse ko bahazamuka bapfukamye. Hari umuco mwiza rero wo guteganya ibyo umuntu asaba, akabisaba apfukamye kandi azamuka kuri izi esikariye. Buri munsi haba hari abantu, bitewe n'amasaha, urebye guhera saa 12 za mu gitondo, saa 12 saa moya, abantu baba batangiye kuza gusengera hano. Bamwe bararangiza bagakomeza gahunda zabo, abandi bagakomeza, bikageza mu masaha ya saa 9 z'umugoroba, ubwo dusoza isengesho. Ariko hari n'abakomeza nyuma yabo ku giti cyabo, kuko kenshi abageza saa 9 abari mu matsinda, ariko abantu ku giti cyabo bazi igihe icyo ari cyo cyose. Ushobora no kubona saa 12 umuntu aje akaza gusengera hano. Aka gace tugezemo urebye karagendwa cyane. Yashatse kwibutsa esikariye ziba i Roma, bazamuka nabwo bapfukamye. Esikariye zakoreshejwe igihe Yezu ajya kwitaba Pilato, mu rubanza rwe yitaba Pilato. Padiri yashatse rero kwigana izo esikariye. Hano naho ahashyira esikariye, kandi asaba abakristo ko bazajya nabwo bazizamuka bapfukamye nk'uko mwabibonye. Ubusitani mureba hano ni ubusitani bunini buhagije, ku buryo no muri iki gihe cya Covid byadufashije ko umuntu asenga yisanzuye ategeranye n'undi. Ariko impamvu hateganyijwe ubusitani bungana butya nuko hano hagenda abantu benshi
ndetse mbere ya Covid hazaga abantu ibihumbi n'ibihumbi ku buryo bashobora gukwirwa hano batabyigana. Mu mishinga iteganyijwe hari podium izaba iri inyuma y'iriya shusho ya Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho, ku buryo ndetse misa zikomeye zirimo abantu benshi zajya ziba abantu bicaye muri ubusitani uko mu bureba muri aya materase bareba kuri altari. Muri iki gihe rero ushatse gusenga mu buryo bwihariye, amatsinda, abantu bashaka gusenga ku giti cyabo bakunze kubukoresha cyane ku masaha ayariyo yose. Muri no kubibona harimo uduti abantu batwicara munsi bashaka gacucu hanyuma bagasenga. Ubusanzwe ibanga ry'amahoro rigarukira ku Kivu, ariko aho dukoresha cyane ni ahangaha hateguwe kuri ubu buryo. Hano ku ibanga ry'amahoro serivisi zitangwa zigizwe cyane cyane na misa, isakaramentu ry'imbabazi, isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, gutegwa amatwi ku babikeneye, ndetse no gushengerera. Izo gahunda abazikeneye ku buryo bwihariye baraza kandi benshi. Nkaba nanasaba ko waba akeneye imwe muri izo serivisi yaduhamagara. Nimero dukoresha hari nimero 0788 483 801, ikaba ikoreshwa kuri reception. Wakoresha izo nimero akaduhamagara twamufasha mu byo akeneye muri serivisi zitangirwa hano ku ibanga ry'amahoro.